Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mwatangiye umwaka neza kugeza ubu birimo biragenda neza. Abo bitameze neza mwihangane nk'ibisanzwe, Imana ibibizi, ibizi igihe bizarangirira, n'abo biri kugenda neza mujye mushima Imana, ntibizasubire inyuma ngo bigende nabi. Njyewe rero kugeza iki gihe meze neza ntacyo nshinja Imana. Rero nari mfite gahunda uyu munsi yo gukora mayoneze, ariko gake bitewe n'uko ntago nyifuza kuyigura pe, isigaye ihenda. Ikindi uretse no guhenda nta kintu imarira umubiri wanjye, n'abandi mbana nabo ntabwo ari abantu bayifana cyane ku buryo hari umuntu wananirwa kurya uko akwiriye kurya ngo kubera ko atayibonye. Hari abantu bayirya mu kigare, ngewe mbana nabo bayirya nyine ari uko bayibonye batayikunda, niyo mahirwe nagize. Ariko hari ibiryo nk'umuntu aba ari burye bikaba ngombwa ko ibihari kugira ngo byibura, akenshi urabona nk'umuceri w'ipilawu wenda n'inyama zirimo ibitunguru, ibyo biryo bikenera gufata agakecapu n'akamayoneze ukabivanga, cyangwa ugakora agasosi vinaigrette. Abantu mutazi kugakora muzambwire nkabakorere, nzabakorere utuntu twinshi umuntu ashobora kwifashisha kuri salade cyangwa ku biryo nk'ibyo ngibyo. Rero hariho n'umuntu uyikunda, ariko kubera ukuntu yahenze akaba nyine yaragabanyije kuyirya cyangwa akaba yaranayivuyeho. Kandi hakaba hari uburyo ushobora kwikorera mayoneze ushobora kurya byibura wenda nk'iminsi 5, ukayikora itagutwaye ibintu byinshi, kuko ibintu uyikoresha nibyo usanzwe utunze mu rugo. Warangiza ukayirya iyo minsi wenda wifuza, cyangwa se kuba ufite nk'ibirori binini ukaba wanayikorera. Nka buriya abantu hari nk'abantu bafite amaresitora ariko batajya bayigura, hariho abantu baba bafite nka fete runaka bayikorera. Rero ngiye gukoresha amavuta ayo nsanzwe ndya mu rugo. Ubwo icyiza kiri mu kuyikorera, kabanze nkibabwire, uba wizeye neza amavuta arimo, ko buriya mayoneze uba nyinshi bitewe n'amavuta. Amavuta uba washyizemo wowe ubwawe uba ubizi ko ariyo usanzwe urya, wenda ko wirira mu kwano cyangwa wirira igihwagari, nta kintu biri bugutware, cyangwa n'ayandi iyo ari yo yose. Rero uba wumva wizeye ayo mavuta. Ikindi turakoresha n'umunyu. Umunyu wishyiriramo wowe wumva utari bukugwe nabi, kuko hari n'abantu baba barwaye. Turakoresha n'indimu n'igi rimwe. Ariko hakaba hariho uburyo bwinshi abantu benshi bagenda bazikoramo, cyangwa abantu ba kera bafata igi bagakoresha kariya k'imbere gusa, ntibakoreshe igi ryose. Nyine n'ariya bayita ngo ni amazi ni iki, kuriya kariya kantu k'umweru kaba karimo, kandi kugakoresha ntacyo bitwaye. Gusa igihe nzi ubaye ari umuntu uri bukoreshe umutozo w'amata, mubereke, ubaye uri umuntu uri bukoresha umutozo, ni byiza ko bene nk'uyu nguyu, kuko nawe urayikora, ariko bisaba imbaraga cyangwa ikanya. Kugira gutya bitwara umwanya kuruta uburyo ngewe ngiye kubikoramo muri bubone mu kanya. Rero uri bukoresha uyu mutozo ushobora gufata igi ugakoresha kariya k'umuhondo gusa, ugakubita ugashyiramo ni mutardi bike, ugakubita n'amavuta ugakomeza. Ariko ibi bitwara umwanya, kandi uyu munsi ntawo mfite, niyo mpamvu atari byo ngewe nakoresheje. Hanyuma uri kumva ko ushaka kuyikora mu buryo bwose bushoboka ukayibona kandi ikavamo imeze neza, upfa kuba wayikoranye umutima utuje, apana kuzana ibintu by'akavuyo. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyiza kirimo, kuba ukoresheje amavuta wowe ubwawe wizeye. Ikindi no kuba nta bindi bintu wagiye ushyiramo byinshi, kuko iriya twe turya barumva bashyiramo ibintu tutazi bishobora kuyifasha kumara umwaka cyangwa amezi arenga 10 n'angahe. Ibyo bintu waba ubizi ngo ubimbwire. Ngewe ibintu byinshi harimo ibyo najya nkoresha kubera kwibaza kuri icyo kintu. Rero bitewe n'uko ngewe ari nkeya, niyo mpamvu ndi bukoresha igi rimwe, ariko ubaye ushaka nyinshi wakoresha amagi 2. Ugakoresha amagi 2, indimu
utayikunda wayihorera ugakoresha ibindi ndimo ukayireka, ariko hari abantu bakunda mayoneze ya citron. Niyo tugiye gukora hano. Ikindi ukirinda gushyiramo ikintu cyitwa urubuto rw'indimu, rurabiha rwo kanyagwa. Uzaruhekenye watetse wenda uteka nk'inyama zirimo ibitunguru, ugashyiramo, nimba ntarazitetse nzaziteka mbereke, ugashyiramo indimu, ibitunguru ntubihishe cyane, izo nyama ziba zihumura neza zinaryoshye. Cyangwa guteka, cyangwa wenda waba watetse nka steak ugashyiraho akadimu, ukibagirwa rero ukayihekenya, wumva uko ubaye. Hano hari iswiti naciye nkaho wagira ngo narindi kuyiba. Twagiye rero sasa ubu ngubu ukuntu bimeze hano, ubwo harimo ayo mazi y'indimu arahagije, ntabwo ari make cyane. Ikindi njye ngiye gukoresha blender, niyo mpamvu mfite kano. Nakabaye nkoresha blender nini iyo nza kuba nyine ngiye gukoranyisha, ariko kubera ari nkeya kandi nta mpamvu yuko najya kwanduza ikintu kinini hari na gatoya, niyo mpamvu ngiye kubikora gutya. Nabibonye ko mbishyizemo ko ryakabaye ntagiye mu bintu byo gusongasongamo hano ukazamuka. Hano harimo igisi rigaragara. Ngiye gushyiramo n'umunyu mukeya cyane. Ukuntu upimye umunyu ntabwo bibaho, ntawe nabigiramo inama. Hanyuma ngiye gushyiramo n'amavuta. Ubundi dupfundikire. Neza mbishyizemo ntafunze neza bigahita bimeneka. Twagiye nahita nkangura abana. Noneho hari ukuntu umuntu ayikora ntifate, ikintu kiriho ubongeramo amavuta, ko nanjye murabona ntabwo yafashe. Iyo itafashe mu byibuke wongeramo amavuta, kongera ukaburendinga. Fungura hano. Harya ibisige wari ubifunze? Mana y'u Rwanda. Birangiye yanze gufunguka, ndahombye. Igi, amavuta n'umunyu n'indimu byose ndabihombye, kanze gufunguka.
nahaye n'undi muntu uri ngaha mutari kureba gufungura byamunaniye, none rero ngiye gukora kubera ngiye gukoresha blender nini niyemeje kugira ko narasaze n'iyi ndimu nyikatiye iki kandi indimu ihari karayaze, niyemeje gukora nyinshi nibyo nashaka kuvuga, impamvu ubu mbihinduye ngiye gukoresha amagi abiri. Amagi abiri n'umunyu mukeya. Hanyuma tukaburendinga. Iyo iri gusakuza mwabantu, aya ni amavuta abantu mennye umutwe mwihangane, ndongeramo ayandi make. Mbanze ndebe nimba yafashe nk'uko mbyifuza. Ngiye gushyiramo indimu kubera ko mbonye yafashe uko mbishaka. Indimu ijyamo bwa nyuma. Ubu twasoje. Mwayibonye ni mayoneze. Kumva nshaka kurya mayoneze imeze neza cyane. Indimu noneho iri kumvikana, wagira ngo abantu mushaka umukozi uzajya ubakorera utuntu twihuse two gukoresha mu birori byanyu, ndi hano murebe ukuntu mubigenza mu makazi.
Mhm. Ndasoje murebe ukuntu uretse iriya ya mbere yapfuye, urebe iminota mikeya bintwaye kugira ngo mbe nkoze mayoneze imeze neza. Noneho kandi ikindi, uretse kuba imeze neza no kuba ngewe nzi neza ibintu ngiye kurya ngo ni ibiki. Aka kanya umbajije ndabizi ko hano harimo amagi abiri, ndabizi ko harimo indimu, ndabizi n'amavuta nakoresheje ubu ayo ariyo. Urumva ubu ndayirya ameze neza, nta bwoba bwo kuvuga ngo ese ni ibiki mbwa nariye baba bashyizemo bituma ishobora kuba yamara umwaka. Hari indwara nyinshi abantu bagira mu mubiri kubera ibintu turya. Ni byiza rero turye ariko tunibuke ko dushobora kurya ibintu twita ko wenda biryoshye mu kanwa ariko bishobora gutera ikibazo mu mubiri wacu, cyangwa se kubera ko ukiri muto ufite n'imbaraga ukumva nta kibazo bigutwaye, wazasaza ugasaza ugorana, ugasanga famiye yawe irakwinuba, uri wa muntu ushaje arwaye ariko ahora mu nzu wenyine, aba ari aho ngaho gutyo gusa. Abantu mushaka ko nzabakorera sosi vinaigrette muzambwire, ubwo bizansaba kujya gukora mayoneze nyine. Ni uko bitakunda twari gukora mayoneze tugakora n'utundi tuntu twinshi duturuka kuri yo twiza cyane umuntu aba akeneye mu rugo mu gihe yagize amafete, ibintu ubona ukavuga ngo utwo ngo biriya nabibonaga muri filime, none nanjye ndi kubyikorera. Ibintu bitagutwaye amafaranga menshi kandi bimeze neza, upinga ko atari yo niyo imeze neza. Rero iyo iza kuba ari amazi, iriya yindi yapfuye irambabaje, ntabwo gufunguka. Ubundi kariya kantu ntabwo kajya kamira, mbufite ari bwinshi bw'izindi burenda ntabwo ntibufunguka. Reka mbabwire rero abantu hari ibintu nateguye ngomba kuzakora muri iyi minsi. Ndashaka kwibanda mu gikoni, Imana ibinshoboze. Ndashaka kwibanda mu gikoni, ndashaka kubereka, navuga ko ari impano ariko ni impano, nzanabisobanuraho cyane umunsi nzaba ndi muri icyo gikorwa. Indi mpano nifitemo mutarabona nyine ndi kuyishyira mu bikorwa vuba aha ngaha nzayibereka, mbabwire n'uburyo byaje. Muri iyi minsi rero ndashaka kwibanda mu gikoni cyane, nka videwo zanjye nk'icumi cyangwa cumi na zingahe zikurikirana zishobora kuzaza ndi hano mu gikoni cyangwa mu gikoni cy'ahandi hantu. Nindamuka mbonye n'abandi bantu nyine bateka ibintu mbona, njye ntabwo nkunda ibintu bigoye, sinkunda ibintu bigoye mu buzima habe na gato, kuko iyo umuntu agoye ubuzima nawe buramugora. Rero kuko tuba dufite ibindi byinshi tugomba kwitaho nk'abantu, ntabwo mba nshaka no kubazanira videwo cyangwa no kubereka ibintu bibagora. Nkunda mbereka ibintu byoroshye nyine, ibintu uri burebe ukabona niyo naba mfite iminota 20 nabikora cyangwa 30, kuko iyi videwo ntiri burenze iminota 20. Ni ikibereka ko ntabwo nkunda ibintu nyine biba ubukwe bitari ngombwa, reka iyo byabaye ngombwa. Rero ndasaba abantu munkunda munkurikira kuba kuri comment y'iki kiganiro nakoze mayoneze, muze gushyiraho ikintu mwifuza ko nazabakorera mu gikoni. Ushobora kuba hari nk'indyo uzi itari iyo mu Rwanda, itari n'iyi Bugande, y'ahandi uzanyandikire. Izo nzabonamo zitari izo muri Afurika cyangwa mu Rwanda nzi, cyangwa muri bino bihugu twegeranye nzi, nzazibasangiza kuko hari izo nzi nyinshi mana we. Hari amasosi nzi, hari isosi nzi yitwa spams sauce, isosi bimeze neza, iri mu masosi ku ishuri twagiye kwiga, buri muntu wese yakumva, kuko twabanje kubimenya mbere
kuyumva nako mbere, tuza kuyibona nyuma. Buri wese yari afite amatsiko yo kumenya ukuntu iba imeze, ibintu biyikoze n'ibiki. Nize no kubivuga mu kiganiro twakoranye na Romeo nimba ntabyibagiwe. Ariko ubu ngubu videwo zose nari narabasezeranyije zo gukora mu gikoni, harimo izo nibuka, harimo n'izo ntange bwanjye narimo kwibuka neza, ariko hakaba hari n'izo wenda nzi nanjye nateguye. Ariko ndabasaba namwe kumfasha nk'uko nabibabwiye, muzishyire muri komenti mumbwire, nimbona bishoboka binakunda ko byose murabizi ukuntu biba bimeze, nzazibakorera. Iyi mayoneze rero mwabibonye ko iya mbere nayikoze kakanga gufunguka, ariko mbere kakunze mwabonye ko itari ifashe. Iyo ubonye uyikoze nifate, sorry, ikindi kintu cyabaye ugomba kwitaho, kuriya amagi ni byiza kubanza kuyakubita. Urugero nimba uri gukoresha ikanya cyangwa ikindi kintu, amagi ujye uyashyira mu gasahani ubanze uyakubite, nurangiza ubone gukomeza ibindi. Indimu uyishyiremo nyuma. Hari igihe ubona indimu nziza iba ifite amazi menshi, buriya buntu bw'indimu ntibujyemo imbere, iriya ndimu aba ari sawa. Akenshi biba ku ndimu nini. Njye ariko mfite ibibazo muri iyi minsi by'indimu mbi, mwabonye ko kari gatoya. Hari ukuntu rero twa tuntu tw'imbere tugucika tukajyamo, kandi turiya nta n'ukuntu wadukuramo. Nk'uku njye nshobora kwitegereza nkatubonamo. Ugiye kuyikora washaka indimu nziza nini nyine ubona iri buvemo amazi ameze neza. Ukabanza amagi ukayakubita, cyangwa ukabanza nyine ukayakoresha kuriya muri blender, hanyuma ugashyiramo umunyu, ubundi ukagenda ushyiramo amavuta. Ubu iyo nshaka ko iriya blender yuzura mayoneze, ikintu nari gukoresha kugira ngo yuzure ni amavuta. Sinari kongeramo igi, sinari kongeramo indimu ngo kugira ngo ikunde ibe nyinshi, sinari no kongeramo umunyu kugira ngo ikunde ibe nyinshi. Oya, amavuta uko ugenda uyongeramo irafata inabe nyinshi. Gutyo ushobora gufata nka litiro y'amavuta n'amagi 2, hakavamo mayoneze ya yindi wowe ubwawe utakwibwira. Si ngombwa amagi 2, ntabwo nyine ari paka 2 gusa, hari n'abakoresha rimwe bigakunda. Gusa igituma iba nyinshi ni uko ugenda wongeramo amavuta. Ikindi, hari n'abo uzabona bashaka kuyikora nk'uku bakongeramo utuzi dukeya, nabyo bibaho, ariko njyewe ntabwo numvaga ari ngombwa. Ni ibyo rero nashakaga kubasangiza. Reka mbareke njye gukomeza ubundi guteka, mfite abashyitsi ku kanya. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha.